genda haryamye ufate ipombo yasima wipompe uryame nturye ntuvuge kugira ngo wibabazanye nawe. Ugira ubwenge warabwica uvuye mu myanda urifashe ugaruye imyanda mu cyumba cyane. Amafaranga y'icyoba yaro amafaranga urayazo amafaranga n'inje weshatse. Umva mubwire wasabye umuceri nguhaye kawunga kubw'urukundo mukunda. Niguteretana n'umuntu utazi icyo akora, utazi ibyo yinjiza, utazi uko abayeho, and you expect him to be your husband. Ibijyanye n'imyenda amashuri yize ni miliyoni 34. Ukengera kuri 6 ni kwishyuza miliyoni 40 ugatwara umuhungu wawe. Kuko njyewe ntabwo nzasenya urugo rwanjye hejuru yawe. Urumva wanjije urutubu nanone binahura mvaho manje mamba barananukirwa nzirije umuntu ifite agenda kenda kumusatura umutima birwa banyurira. Sara yari sheri waje. Sara none se Sara ibi ni bikikurishuka. This is higher than the stories. Oh, this is higher than the stories. Oh, this is higher than the stories. Bakobwa ba Niko uvuye he? mvuye wawe. None se kuva iwanjye ukaza uri kwitonganya Ururugo nta mahoro nigeze ndugiriramo namwe na rimwe. Mama Umukobwa wanjye aza muri uru rugo agataha arira intonganya amarira agera ku gitsi. Mudushaka wiki ko natwe turi abantu. Umukobwa wanjye araza agataha arira. Abiwanjye bariyo se? Bariyo. Nta n'umuntu ugwerekeje. Bamerekeza banyitayeho. Mwese kuri bigenzi bite? Genda ubaze umugore wawe amakuru yose arayaguha ku murongo. Si umugore ufite Niko Aro Boga Karame vuga gake ariko Urumva navuga gake kuko ndi kuvugana n'umukobwa mwiza nkawe. ariko ntugakabye umva Boga reka kuzana ibintu imikino yawe yigabanye. Mba mubwire sora umbeshya ngo uri umusirimu. Ubu nta muntu w'umusirimu ku isi nkanjye rwose ngende umusirimu rwose niho hacu barabizi ni Kigali hose bamaze kubimenya. Reka rero kuzana ibintu byo gukabya reka gukabya Boga reka gukabya ikintu ngiye kukubaza nukinsobanurira neza. Noneho ndagukurira ingofero ndahita amenya koko kuri umusirimu. Ngende umuhanga urabizi ko nta kintu na kimwe wambaza ngo kinanira ibintu byose mba mbizi. Umva mubwire umva se mubwire sha iwacu rero ubu tuvugana amabati yavuye ku nzu. Hateye umuyaga. Umva wa wundi umva uri kujyana ibintu byose amasafuriya akaguruka. Intebe ziri hanze. Uburiri mbusanze muri saro. Ujya sinone se umuyaga winjiye no mu cyumba. Umva nta hantu utageze no muri gaze kuyatsa bigusaba abapolisi. None ikindi kandi mu rugo nta n'umwe uri kuvugana n'undi bari kurebana ayingwe uravuga bakenda kukuramo umwuka. Uri kumva? Uri kuvuga iwanyu hanyaho cyangwa mu rugo hari. Umva yewe hano ndi kuba hano nkora. None se uba umuriro waje nani umuyaga waje urangije utwara ibintu niwagera iwacu. Umuyaga uri mu gace k'iwacu gusa nako mu rupangu rw'iwacu gusa niho ibintu byakaze. Umva se nkubwire uwo muyaga ni umurogano. Umukuru kw'Imana uwo muyaga ni umurogano. Oya ntabwo ari uburozi yewe umva ahubwo nkubwire ijambo ngo cyamunara urarizi? Cyamunara? Cyamunara nyine n'ubwa mbere ryumvishe. Cyamunara njyewe nzi ntabwo ari iy'umuyaga. Umva yewe nyine cyamunara yateje impagarara muri uru rugo. Umva byakaze nyine numvishe bari kuvuga ngo cyamunara ariko kuva batangira kuvuga ijambo cyamunara muri iyi nzu abantu nta mahoro bafite. Wumve ngo banatubujije guteka twanabwiriwe. Utabwira ko bagiye guteza cyamunara hariya kwa boss wawe.
nyine cyamunara ni iki? cyamunara ni iki? Ako nawe wagiye uba umusirimu ko cyamunara ni ibintu bya banki bafata bakaza bagatwara nk'inzu yawe yose bagahita bayitwara. ariko boga urabeshya. uru rugo baruhamye b'umusazi. Ibi ni biki mbonye? Nose uyu mudamu mumugize mutaxera. Murahuye? Tudahura se. Uramukubise bigenze bite? Ura mudamu ni ngenda rega. Ura mudamu se ninde bite bimeze bite? Uriya unazagira abashitsi nabo bakubite koko. Uriya mudamu ni mama SERIES. Ni nk'ari mabukwa ashira ndari. Lidi. Uriya ni mama we. Lidi. Yararimo hano yicaye hano ngiye kumuza. Buretse urani nyina wa Lidi. SERIES wawe. Unyumvira uburyo mbamukora amakosa nyoko bukwe muramukubise bigenze bite? Papa nicyo kibazo nanjye mfite. Yvan umeze neza? Sha nanjye meze neza ndashima Imana. Reka nta kintu mu rugo baramenya. Ibaze ko batazi ko tunafitanye gahunda. Aho ngaho se mwebwe ubuzima bumeze gute? Famiye yawe bameze gute ababyeyi? Sha ndagukumbuye nabyo. Nzaza kukureba vuba nugira ikibazo. Umva izo raporo rero muzintegurire ndashaka nimugoroba nkeneye kuza ndashaka kuzidepoza. Amafaranga ndaza kuyabashyira kuri konti nta kibazo. Sawa mubikore neza, mufate ibipimo neza nta bintu byo kwibeshya nk'ubushize. Okay, sawa turi kumwe. Sawa. Ndashaka kungira inama. Nta kibazo ndakumva mama. Urabona iriya ndamubona watwite. Papa washyigikiye kwiva. Kesha ntabishaka kandi nanjye ndumva ntabishyigikiye. None se urashaka ko dukora iki? Mureke uriya mwuzukuru wanjye avuke. Kandi nawe numvise ntazi ibintu urimo. Ako ma igitekerezo cya papa kirumvikana. None se ari wowe kuko wakora iki? Ibaze kumva ngo umwana watakabana niwe watwaye inda nta. Hanyuma Kesha kuri iyi si niwe mukobwa wawe utwaye inda bwa mbere. Niwe wanyuma se ahubwo. Umva. Ntabwo nshaka ko umwana wanjye azitwa mama nyakwigendera. Asoni. None se wowe uzashimishwa nuko abyara umwana utagira se? Umwana utagira se kubera iki mwumva ko atagira se? Hari umwana uvuka ku giti. Uko se yaba ameze kose ni se yaramubyaye. Ikindi ntabwo nshaka muzi neza ko gukuramo inda ari icyaha gihanwa n'amategeko. Akoma urakabona basi byibuze iyaba ari kuvuga ngo abyaranye n'umuntu muzima. Ariko reba irangegera. Ingegera ntabwo ari wayizanya. Ibi byose ntabwo ari ingaruka zawe. Mumureke ese buriya ayikuyemo ikamwica. Mwakungukira. Ubu se ijambo cyamunara rivuyemo banke gute? Cyamunara ni ibintu byo muri banki, ni ibintu nyine bijyanye no muri banki. Niyo wafashe n'inguzanyo barangiza bagahita ukananirwa no kuyishyura. Ako se bwa bosi wanyu yananirwa kwishyura inguzanyo ukuntu mbona ari
nyine nanjye niyo mpamvu ndi kukubwira urinjajwa wowe nta nubwo uzi cyamunara icyo bisobanuye. None se cyamunara niba ari banke, kandi banke nzi ko banke nyine ibika amafaranga, none se banke ibika cyamunara? umva keretse wenda niba hari indi cyamunara biga muri kaminuza, ariko njyewe cyamunara nzi niyo ngiyo niyo numva abantu bavuga ari benshi. Bagateza inzu se? Bagateza inzu bakayitwara yose, hari n'igihe batwara n'isambu ugasanga ibintu byawe byose barabitwaye. Yesu we, none ushatse kuvuga ngo iyi nzu bagiye kuyijyana? Wasanga ibyo wagira uvuze ngo ibintu byadogereye mu rugo iwanyu. Nyine nanjye byari byanyobeye ijambo cyamunara yakomeje kuba cyamunara, amahoro yabuze, nta muntu uri gukoma, nta muntu uri gukorora, cyamunara yabaye cyamunara. N'ibyo ngibyo nta kindi cyatuma ibintu bidogera ugasanga umwuka mubi waje, n'ibyo ngibyo rwose, n'ibyo nta bindi. Ahubwo ufite n'ibibazo, ahubwo nawe barakwirukanye niba cyamunara yageze iwanyu. Yewe boga, ko nabangushije ishano? Ngaho nawe nyine ibibazo. Ko nari maze kwifatishiriza hano harabaye nko mu rugo mbategeka mbayobora. Njye barankunda bamfata nk'umwana wo mu rugo nyine. Wumve ngo niba mvuze ngo nshaka ko turya iki turakirya, niba mvuze ngo nshaka iki kiraba, nta kibazo pe. None ubwo baba bagiye guteza iyi nzu najya he? Baba we shaka cyamunara igiye kugukura amata mu kanwa. Cyakora boga nsanze uri kumbeshya cyamunara bidasobanuye gutanga inzu. Nyine nakubwiye ngo keretse niba hari indi cyamunara biga muri kaminuza. Kandi umbwiye neza ko ubizi ubihagazeho n'amaguru yawe abiri. Nyine hari igihe wasanga hari indi cyamunara yisumbuyeho biga muri kaminuza, ngiye kubera ko namenye ibyo muri kaminuza, ariko muri minsi imbere ngomba kubyiga nkabimenya. Umva sawa rero, ndaje ndebe n'undi muntu nabaza nimuhuza ndahita amenya ko ari byo. Umva ngende umva ari ibyo ngibyo, nta kindi cyaba cyateje amahoro make mu rugo. Yesu we. Boga sawa, reka nsubire mu mirimo. Sawa. Ariko uri mwiza. Shabogare nawe reka, ubwo ndi mwiza bagiye kunsora se mu nzu nkararanze urazana iyo mikino ngo bigende. Umukobwa mwiza nkawe ntabwo yabona ahantu akora, n'amazu menshi aba muri Kigali. Shaboga sawa. Iyi nzu yose bakayijyana ko bosi yaba ari karyamyenda. Hana we, yabibyuya niba amaraso. Abaje njyewe mbaye mvuye kumuzanira amazi, nsanga sinzi icyo bigenze uko bigenze na mama, mbonye yikubita yirukanka agenda. Nyoko, njye bankubise n'urushyi, ko ari njyewe birenganiyemo. bivuge ko mama wawe ari we ukubise nyina wa Leti. Ntabwo mvuze ko amukubise, ni njyewe ukubiswe. Ariko sinzi ibintu bibereye muri iyi nzu, mbonye mama ukwiye kubita niba bigenze bite. Umukobwa azageze ave hano arira, nyina nawe njye sinzi tuganire tudaciye ku ruhande. Urabizi iminsi twe tubanye neza, ukurikije uko ubona nyoka adafite ikibazo. Sinzi gifite, ariko twese reka tuganire. Abantu bose aragurukana kubita hejuru, abantu bose aragurukana kugira ubwegere no kuri nyina wa Leti. Nta nubwo nari muzi iyo nza kumenya wenda hari umuntu ari kugira uko muganiriza, ariko can you imagine? Nanjye sinzi ikintu ndi bukubwire, sinzi ikintu kibereye muri iyi nzu. Nyoka ari agiye mu gikoni. Sawa, turaza kuganira. It's not your problem, it's okay. Okay, noneho mwakungukira iriya nda iramutse inyiciye umwana. Njye ndumva ibintu papa ari kuvuga ari byo, kandi nawe rega ntabwo yakwemera iki gisebo. Ibaze abantu bose bajye kumva bumve ngo umukobwa akabango niwe watwaye inda, nta mugabo gusa ibyo ni ibiki. Njye ndumva ibyo bintu papa ari kuvuga ari byo. Mbabwire Sara, ahubwo nawe umushyigikiye. No, umva nkubwire ntega amatwi. Niba nje kukugisha inama, ntabwo nshaka kumvuguruza, ndashaka ko ibintu tubyumvikanaho papa we tukamurusha imbaraga. Sara Kesha ntago ashaka kwica umwana we, ntabwo abishaka. Nawe uramuzi. Ese buriya nda uriya mwana abaye ari Imana yamugeneye wenyine, ako gahinda mwaza agakizwa n'iki? Muzi neza ibyo mwakoze. Ese ayikoze ikamukoroga
na leta ikabimenya bakamufunga wazajya uhora kuri gereza ugiye kumugemurira. Yego birumvikana ariko mama Kesha n'umwana pe ntabwo twamureka ngo abyare gutyo gusa tutabiteguye. N'aba 15 barabyara. Mundekere umwana avuke. Mundekere umwana w'umwana avuke, ngewe ibyo bintu byo gukora ayo maraso, ibyo bintu by'amahano ibaze kwikora mu nda we. Ubwo urumva ibyo bintu murimo gushyigikira nyirabyo atanabishaka. Ubundi se papa warabizi. Papa w'uwo mwana ugiye kuvuka yaba abizi yaba atabizi kwa Kabango ntabwo tuzabura ibyo tureresha umuzukuru. Nasiko niyanga kumfasha. Nzifasha. Uzabigenza gute? Ko atabyarira hano papa yabyanze. Ibyo ni ibiki? Nyine nicyo nshaka ngo tubimwumvishe abyumve. Yumve ko gukuramo inda ari icyaha, yumve ko umwana waramutse yikuyemo agapfa ari ibyago, ikindi yumve ko na leta ishobora kumufunga iramutse menye ibyo binagiye gukora. Ngenda byumva ibintu papa avuga kandi kubw'agaciro ke ntago twamusebya pe. Ese sa ibyo ari wowe bibayeho. Ibyo ngibyo ari bibayeho. Ukagira ibyago gatwita. Wakwifuza gukuramo imfura yawe, wakwifuza kwica imfura yawe. Nese ko bitambaye. Ngerega ntago byambaye nzi ubwenge. Kare nkubwire umwana wanjye. Burya ibya kibazo irakiri gato. Kesha n'umwana wanjye, niwe bucura wanjye. Nanjye nkeneye kubona icyamuvuye mu nda. Njye ko ko ntabishe. Ahubwo uri gushaka kugira ngo papa ze kubona umushyigikiye arakari. Nashaka arakari ngiye uriya mwana ntabwo nshaka kubona. Ikindi ndifuza ko twunga ubumwe tukumvisha ko Kesha atagomba gukura n'ibindi. Inda ngomba kwikuramo imva. Ngomba gushyigikira papa tukabyumvisha mama inundi kavamo. Nta kuntu muri munange yabyarana n'umuhungu nihebeye. Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Ahubwo mama kanze ndaje ndamushyiremo. It's okay. Ukuri go wicara. Mbongera hano. Mbwira ze yego. Ese mubaza kantu gato. Wowe waba umuzi? Mbwira nyoka zano byuriya se Rwanda muzi ngewe. Abonye ndatangaye. Mbwira nyoka. Mama. Mama. Ariko wowe nta no gushora no kwibanga. Umuntu wese ugeze hano nukumusamira hejuru, umuntu wese nukumusamira hejuru. Nta no gushora no kugira akantu k'abapfasoni. Uriya mudamu umugize ute? Ahubwo se urikora ugatongana utabanje no kubaza icyo umuntu yapfuye. Nde ntabwo ndimo ndatongana. Umuntu duhuye ari kurira. Umuntu arababaye. Muzicira umuntu hano mu rugo ninde bazabibaza? Nyiruru rugo ninde? Umuntu byegereje umutima. Listen to me. Ndashaka kumenya ninde nyiruru rugo. Ariko se wowe ntunabanza ngo nambaze uti mupfuye iki? Urinjira gusa ugatoka ngo tuzica umuntu. Hari umuntu ureba agahinda kakakwegura kakakwica mu magara ukabura no kubigenza. Umudamu mwiza nkuriye gukora atinyuka ugakubita ukandagaza. Narengatanga. Wenda hari ushobora umudamu mwiza. Ushaka kumvisha icyo ntashatse gusobanura ukabyumva uko bishatse. Mvuze umudamu duhuye. Ibyo bwiza sinzi aho bivuye. Ariko uko biri kose ndamutse mbaye nanabivuze byaba bigiye gusa nk'ukuri cyane. Ahubwo ikibazo ngiki. Wabuze abandi cyo gutungana no kurya ufata abantu bapfasoni kuri abasirimu ukandagaza. Ariko madame byari no kubwiraga kandi mporabu. Uri seriye. Mupfuye iki? Nyuma yo kuvuga amagambo menshi gutyo yatondekanya n'umujinya n'uburakari urumva wifuza kumenya icyo dupfuye. Nsigaye ntondekanya amagambo. Hanyuma se kuki utamubajije? Nsigaye ntondekanya amagambo. Yes. Kera nari umugabo mu rugo. Urabona ukuntu mbwira akajya umpa icyubahiro kinkwiriye. Ndatondekanyije. Basi papa kwe uzanyubaha ryari muri iyi si? Ndatondekanyije amagambo. Uje wirukanka, uje umbwira nabi, ntunabanje umbaze ngo abagore beza mumba mbwira nabi ngo banabuza abandi. Iyo ntabwo ari yo point cyako tuvuganaho. Ndakubaza mupfuye iki? Kuki utabimubajije se mugabo mwiza?
ambwiye ko ari wowe ugomba kubimbwira. Nonese ko mbona wabyegereje umutima cyane. Yeah, of course. Ni ntabikubwira se. Ntabyo nkubwiye. Oya se. No. Kuko naho bigeze se. Kuko ndabona amaherezo y'umunani. Ndabona uri bunampu. Niko. Ngo ntabwo ugize ute. Ntabyo nkubwiye. Yeah. Karibu. Ni karibu. Sheri wanjye. Ako se wowe nta nubwo. Niko ntabwo ugiye bakweli. Ako se live location undi waye bagukuye bitandukanye. Ako mubera neza bose. Nanjye nayo ngukumbuye. Cyane. Bitese. Nzi neza tureba ko bya bintu byacu bihora bihura. Ashaka kunjyana none ni kari. Bitese. Cyane byiza. Uba ahantu heza cyane. Aha niho nibera, ni rwo rugo rushyashya, niho banyakiriye, mbese hano ubu nyine niho mu rugo. Cyane heza pe. Andi makuru se. Nari ngukumbuye cyane. Urabeshya. Nakuri nari ngukumbuye. Wowe se subiza. Ndabizi. Ntabwo waronkumbuye wowe. Yakusubiye mu biki. Ubu urumva nawe nagukumbuye nkaba natumye uza hano gutya. Reka ngiye urandenganya nta handi hantu nzi ngo twahurira izindi nkuru ku kitamwe na mutere n'ahantu hari mu gacafe tujya cyangwa ashaka kuza kureba aho uzajya unkura numbura. Sheri urabyumva nawe wari wambwiye ko wagiye kuba ahandi hantu hashya nagomba kuza nkamenya. Ariko ni ukuri hano hantu higera abantu bagira umutima mwiza ni abantu beza ni nk'iwanyu neza uvanyemo kaka. Ego. Umukobwa yambereye umwana mubi. I know. Sibyo turi tuvuga ibintu dusubira ibindi waramfashije ariko buriya rero niho bigera bakavuga ngo umwana wese arivukira. Sibyo kuko wenda nta kintu kibi yankoreye ariko uburyo yamfataga nyine shana bitandukanye n'ukuntu uri. Ahubwo se kuba ngo nta kintu kibi yagukoreye n'iki cyiza yagukoreye. Ese ibyo tubivuga. Nisi kuri gusa neza sheri. Nisanze. Ariko uravana uhita ujya muri gym right? Yeah. Ndabizi ntabwo wari gupfa hano ni kure wahabonye ariko ntabwo nakure cyane sibyo kure urukundo ari ikibazo. Sheri ntabwo ari kure cyane. Nisa amakuru mu rugo. Mba mu rugo zirara zishya. Zirara zishya? Sinabona ukuntu mbikubwira ariko nyine ntabwo bimeze neza. Muri mwe. Kuba wagenda nyine mu rugo hahura intambara ibibazo ikesha nawe urabizi iby'indaye byateje akavuyo kenshi. Bimeze bite? Cyane nyine ni kuri yanakubwiye. Papa yarasarishije ikintu cya mbere ashaka nuko bakora miliyoni. Kandi nibyo byiza bebe. Nzi ibyo baje gusanga ari igisubizo cyonyine cyaba gihari. Sheri nawe urabizi gashara cyara umwana. Rero ntago kano kanya bahita bamureka ngo abyare. Kwitwara nabi. I know. Kesha niyo yaba atari ngiye niba yaba ari undi muntu. Hi. Oh. Hi. Hi. Sava. Bite Yvan. Bisa. Sari gatoya n'ahantu. Iyo niyo mwana wa hano. Nsigaye nkuvugisha ukicara aho ngaho n'amabuno yombi ukumva ko ntacyo mvuze imbere yawe ku buryo nkuvugisha ukamusubiza ngo ntabyo umbwira. Ariko ko mbona muvuga ngo maranasenga. Mu byo babigisha ntabwo bigisha kubaha abagabo banyu. Ariko buryo wubaha uwiyubashye. Kandi uwiyambuye icyubahiro. Ntabwo ikibazo ari uwo ngo wari kumwubaha. Ikibazo ni uwo ngo wagomba kwiyubaha. Papa kwe buri iyo wiyubashye n'abandi barakubaha. Ariko iyo ukiyambuye ninde wakiguhaza. Mu by'ukuri urarebye usanga ugomba kuza yego da naho naba ari gihe ufite amakosa. Reka mbyemere ko ari gihe. Sibyo? Kubera iki wumva ko impamvu ari gihe wivuyeho atari wivuyeho. Ukaza uhekenya amenyo gutyo, undeba gutyo, umbwira gutyo nabi. Harya ubwo nahera he nkwicaza ngo reka ngubwire story nzi umugabo mwiza uko byagenze. Okay, sorry for that. Ntabwo ushaka kukubwira umeze gutyo. Banza wikuremo umugore mwiza natutse abanza ave mu mutwe wawe.
hanyuma wikuremo yuko nari gushaka abandi nagomba gutuka atari muri iyo numara kubyikoropa mu mutwe wawe uhita umbaza icyo twapfuye. Ibyo bintu byambujije no gusubira ku rusengero. Tubana n'abantu mu nzu y'Imana tukirengagiza ko ari abanyabyaha babyemewe baje kwimara agahinda. Uratinyutse ngo umugore mwiza natutse means warabyemeje ko watukanye. Umugore mwiza nabwiye nabi means urabyemeje ko wavuze nabi. Nanjye ubwanjye umugabo wawe uramfasha urabumbabumbye unshize mu kanwa uratangiye kuvugiriza. Burya kabe gasekwa nk'akeza. Mbaye akabi. Mbaye akabi. Urumva ubundi niwe mugabo bavuze mwiza muzima usobanutse. Ya Mama Queen uramudamu mupfuye iki? Papa Queen uramudamu ntabwo ari ngombwa kukubwira icyo dupfuye none. Jambo ry'Imana ngo ngerageze gukora ibyiza ibibi bikantanga imbere. Yego, Mama Queen uramudamu mupfuye iki? Yego marayika mutagatifu. Ese kutangiriye impuhwe ari giye mugore wawe mbuze ungiriye impuhwe umbaza uti Mama Queen rwose uramugora aguhoye iki ko mbonye asohokanye n'umujinya ukomeye cyane. Mama Queen mugore wanjye aguhoye iki? Mbese ikibazo n'umugore ubabaye naho uwawe kuba ababajwe ntabwo byitayeho. Okay, byagenze bite? Nawe uramonda sinoga ntabwo ari nona. Kandi urakoze niba cyo warumpamagariye. Thank you so much. Abagore beza ntabwo nzongera kubabwira nabi. I'm sorry. Cyari kigore cyari cyiza. Umva Mama Queen. Yana mwana wenyine bagira. Okay. Yeah. So None se Yvan. Komeza. Nibyo nanjye kukubwira, she's my girlfriend. Your girlfriend? Yes. Kutabwiza. Ese ubwo barabita kubwira utabimbajije kweri gusa nyine I think this is the right time. Rero nanze kujya mu bya bindi by'abantu. Nanze kujya mu bintu byinshi so mwakwibwirana niba nta kibazo. Nta kibazo. Njye nitwa Lydia. Nanjye nitwa Sara. Sara Lydia. Okay. Nice to meet you. Umva neza mufite ukuntu nyine mumeze mwese nawe tugihura bwa mbere ambira umwana mwiza same as you, like she was for the first time we met. Wow. Ko nyine okay. Biranunguye ntabwo hambwiye. Oh sorry nari nanibagiwe. Remember nakubwiye nakoraga. Ya ni wowe umukobwa. Kandi warambwiye ko bose bagiye. Yeah. Oya we ntabwo babanaga ntabwo yabaga wenyine. Abantu bagiye. Okay, my young sister yiga hanze. Rero mama na papa bari bagiye kumusura. Yeah, so we yarasigaye. Okay. Reka ndeke gukomeza kubaza byinshi mba umwanya wanyu muganire. Ariko nta kibazo. Nta kibazo nawe twaba tuganira. Ego mube mumaraniro muba mukumburanye ndagaruka mu kanya. Ako bajya ufite sheri mwiza. Thank you so much. Sawa. Mba nzi kwitegereza ku buryo wese abibona agahita abona yuko njyewe Yvan ashatse umugore mwiza. Wow. Yose ntubibonye se neza nabikubwiye sheri. Ako sebundi ujya wireba. Wowe se sundeba. Ako ubundi phone yawe iri he? Ngira basi mfe no gufata na tono z'utumo. Basi nimbanze sheri wanjye yaransuye nese na phone sinabonye kwe. Ntabwo wabonye se? Waguze na telefone. Cyane rwose nese kumvaga nicyo gihe nagwamagazaga iki. None se bahise baguhemba. Ntabwo bamwemye ko nari mfite udufaranga dukeya ne. Bagiye kubaza byinshi. Wasanga waratangiye kwangiza amafaranga naguhaye. Ako se bite byawe ishyiramo snap hano twifata ka video basi nsigarane ntuza memory. Okay. Kandi niyo bavuga ngo umuntu atari wabo ntabwo bayisanzuye. Rero twese baradishyize hafi. Okay, it's fine. Ndakuzi n'ujya uburana na Marinette.
Nisava everything mu rugo rurimo ibintu byose birimo ibintu byose ikintu kiburamo no kwisanzura hagati yanjye nawe. Okay, ngaho mitiramo icyo ushaka nk'umukunzi wanjye ndakira icyo ngicyo. Okay. Story.